uri umuntu mukuru ariko ufite ikibazo cyo kunyara mu buriri, ntabwo uzi impamvu zibitera, nawe ubona ari ibintu biba, ndetse rimwe na rimwe waba wumva ufite ipfunwe ry'uko uba uri umuntu mukuru ariko ukaba unyara mu buriri nk'abana, ariko burya hari impamvu nyinshi zibitera, kandi izo mpamvu usanga rimwe na rimwe aritwe tuzitera. So ngiye kukuganiriza ku bintu 10 bitera abantu bakuru kunyara mu buriri. Ikintu cya mbere rero gitera abantu bakuru kunyara mu buriri harimo indwara yitwa UTI cyangwa se ibyo bita urinary tract infection. Ni indwara ituma umuntu yumva ashaka kunyara buri kenshi kandi ugahita uninyarira utabishaka. Ituma abantu benshi nyine ushaka kunyara already byarangiye. Iyo rero bayita urinary tract infection, kandi abantu benshi bagira icyo kibazo barayifite. Rero biba byiza nyine unabimenye, ukabimenya hakiri kare, kuko sometimes ari biba ngombwa kujya kwa muganga cyangwa bakaguha treatment runaka azagufasha. Ikindi kintu cya kabiri gitera abantu bakuru kunyara mu buriri batabishaka cyangwa se batanabiteguye, hari indwara za diabete cyangwa se diabetes. Iyo ndwara yo murabizi ko uba ufite isukari nyinshi mu mubiri, rimwe na rimwe gukontorora ibiri bube ukaba utabibasha, rero no kwinyarira ukaba ari ibintu like sphincter ibisa nkaho yaponyotse. Rero diabete iri nanone mu bintu bitera abantu bakuru kunyara mu buriri. Ibindi bintu bitera abantu bakuru kunyara mu buriri hari kuba uruhago rwawe rudakora neza, ibyo bita overactive bladder. Kuba uruhago rwawe rudakora neza, ntirugira time yo gusohora inkari cyangwa se no kuba rwatuma inkari ziba zibaye zigumye mu ruhago. Rero icyo gihe iyo ufite icyo kibazo cy'uko uruhago rudakora neza, nyine urinyarira, just urinyarira utabiteganyije ariko bikaba. Ikindi ni ibibazo bya prostate ku bagabo. Abantu benshi ntabwo babizi, ariko burya iyo prostate yawe yagutse cyangwa iri guhinduka, bishobora gukanda uruhago rwawe, bigatuma nyine igihe cyose ukeneye kunyara uhita winyarira utabishaka. Iyo prostate iri kwaguka ikanda uruhago, then ukajya winyarira nyine utabishaka. Ikindi ni ukoresha imiti imwe n'imwe. Hari imiti tunywa ikatugiraho ingaruka zigiye zitandukanye. Ushobora gusanga umuntu ufata imiti ya sida cyangwa se ya virusi itera sida hari ingaruka zimugiraho. Abantu benshi bavuga ko abantu bafite virusi itera sida basuragura cyane, ariko burya si we, ni ingaruka z'iyo miti. Rero hari igihe ushobora kuba urwaye hasi, ushobora kuba urwaye ubundi burwayi runaka, rero bigatuma winyarira. Rero uburwayi bumwe cyangwa ubundi bushobora gutuma winyarira utabiteganyije cyangwa se utanabishaka, cyangwa nyine iyo miti ukoresha ishobora gutuma bikubaho utabishaka. Ikindi ni ibibazo by'imitsi n'ubwonko. Ushobora kuba ufite hari uburwayi bugiye butandukanye butera abantu ibyo bibazo. Ushobora kuba ufite problème mentale runaka, rero ikabigutera nyine kuba utabasha hari abantu benshi bagira ibibazo byo mu mutwe bitandukanye, nabyo tuzaganiraho. Rero bigatuma nyine ibintu byinshi biba utabiteganyije, ugatekereza ko bigiye kuba already byabaye. Rero uburwayi bwo mu mutwe bumwe na bumwe bushobora kugutera kunyara mu buriri, kunyara mu buriri cyangwa se no kwinyarira utabishaka. Ikindi kintu gishobora gutera umuntu mukuru kunyarira cyangwa kunyara no mu buriri atabishaka ni uguhangayika cyane cyangwa stress. Urahangayitse, ntabwo uzi ibiri kujya mbere, bikangwa ko waninyarira utabishaka. At the end of the day bibaho cyane, uri stressé, uri mu bintu runaka, uri kwirukanka, ufite akazi kenshi, nta mwanya wo guha umubiri wawe ufite. Umubiri wawe urabyikorera ko ntubishaka, ariko wowe urabyikorera kuko urabishaka. Ushobora kwinyarira cyangwa ukanyara no mu buriri. Rero no kwirinda stress mu buzima biri mu bintu bifasha cyane, kuko nabonye stress iri mu bintu bitera ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ikindi ni ukunywa inzoga cyangwa ikawa nyinshi. Abantu bakunda ikawa rwose, mpora ndabivuga, umuntu ukunda ikawa ufite ibibazo byinshi, kuko ikawa irangiza, kandi abantu benshi ntabwo babizi ariko irangiza. Rero n'inzoga, hari igihe umuntu anywa inzoga nyine ukajya horo, wajyamo ukinyarira, cyangwa se ukanyara mu buriri, cyangwa se ukaninyarira just uhagaze. Rero inzoga nazo na kofi ni ibintu byo kwitonderwa cyane. Ikindi ni ubugari cyangwa intege nke z'imitsi ifata inkari, ko twavuze handi kuri sphincter. Iyo mitsi itakibasha guholding inkari kugira ngo zisohoke mu gihe runaka, hahandi winyarira, uryamye ukinyarira,
waba uhagaze nyine wenda ubwonko bwawe butari stable ugasanga winyariye uri umuntu mukuru. Rero ibyo bintu byose nta bituma, kandi ikindi nyine kugira iki kibazo ni ikibazo gisanzwe ku bantu babyumva, ariko hari abantu benshi batabifata nk'aho ari ibintu bisanzwe. Ikindi kintu gishobora kugutera kunyara mu buriri uri umuntu mukuru ni ugusinzira cyane. Gusinzira cyane, ushobora gusinzira kwibagirwa, then bigatuma winyarira. Ariko burya kunyara mu buriri cyangwa kwinyarira si ibintu bigomba kugutera ipfunwe. Ni ikibazo cy'ubuzima gishobora kuvurwa kandi kikanakemuka. Niyo mpamvu niba ubonye umuntu unyara mu buriri wimujajinga, ahubwo mushaka ukuntu mugira inama, uvuga uti nyamaze ari ibintu nzi ibi n'ibi byagufasha, nyamaze ibi n'ibi byagufasha. Icyo gihe bidufasha kugira nyine society, like secure societies cyangwa communities, sosiyete itekanye kandi ituje. Rero kujajinga umuntu ngo uriya mugabo anyara mu buriri, uriya mugore anyara mu buriri, no, ibibazo byakemuka, ni ibibazo bishakirwa umuti. Ahubwo wowe uburyo ufatamo ku buryo wafasha umuntu gufata treatment cyangwa kuzishaka, nibyo bitera ikibazo runaka. So rero ntukajajinga umuntu unyara mu buriri. Niyo mpamvu n'umwana wawe niba anyara mu buriri nta gikuba cyacitse. It's like ni normal stage mu buzima, ni stage umuntu aba afite, ni stage umuntu ageramo mu buzima. Cyangwa se n'umuntu ushobora kuba urwaye, ushobora kuba uri mutoya, ushobora kuba ufite ibibazo byinshi bitandukanye nko muri ibi navuze, bikagutera kugira icyo kibazo. Ariko nta gikuba cyacitse, nta ugomba kugira ipfunwe, ahubwo ushishikarira gushaka ikintu cyangwa se ibintu byagufasha gukemura icyo kibazo, kugira ngo n'izo judgment zituruka ku bantu batandukanye zikuveho. Nubwo tuba tuvuga wenda ngo reka abantu bavuga, ariko uruvugo ruraryana. I'm telling you, ruraryana, ariko nanone ntacyo wabikoraho. That is something that must happen, and it must happen the way people that are doing planned it. Ariko ni ibintu wakirinda kandi bigakunda. So niba wakunze ikiganiro, liking, commenting n'ikindi kintu naza kuganirizaho utaha, subscribing, niba utarasubscribing I mean una sharing. Utaha tuzaganira ku bimenyetso bishobora kugaragaza ko ufite kanseri